Ndizera ko mwese mwaramutse neza mwese mudukurikiye muri mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, bari mu ntara y'Amajyaruguru, abari mu ntara y'Amajyepfo, abari mu burengerazuba, abari mu mujyi wa Kigali, abari iyo ngiyi Bwotamasimbi, mwese mudukurikiye ku murongo w'ijana na gatanu n'ibice 9 FM. Ni radio Huguka, wowe ugifungura radio muri aka kanya, n'ahandi ni kuri radio Huguka. Tugeze ku isaha y'isa 11 n'iminota 50, ntamba nabanje kugenda nkutamo ibintu by'indirimbo muri iki gitondo kugira ngo turebe ko duhashya iyi mbeho. Mwabana mwe hazindutse imbeho nyinshi cyane. Ikiganiro ni Baduka Nibakwe nk'ibisanzwe, aho tugenda tubatamo indirimbo za karahanyuze cyangwa se injyana za karahanyuze muba mwaragiye mukunda, ariko twaza kukibanamo namwe binyuze mu kuduhamagara ku mirongo ya telefone ya radio Huguka ariyo 0788 79 9 cyangwa se 0781919816, ubundi ukatubwira uko aho ngaho uherereye. Ese mudukurikiye mu kanya gatoya mugiye kujya gukora ibijyanye n'ubuhinzi, hari abari gusekera wa mugani, hari abari gutabira, kasubwo hari abari gutabira sinzi, ariko ubwo wasanga bahari. Hari abari gusarura ibigori, bamwe baba baravuze bati tuzabisarura ari uko byumye byaberegeye nk'iwacu. Ndatekereza ubu ngubu nibwo bari kugira igitekerezo cyo kubisarura. Mwese reka mbatere akamo, mbatere yambo, babwire muti ewana muzinduke mujye mu kazi, dore bwakeye bigeze saa 11:55, kandi bujya gukora ni kare. Rero nakubwira iki? Uratinda gatoya, abajura barabigutwara, abajura ngo barasaze muri ibi bantu ariko rukundo bakunda muzi ko rusigaye rutuma mvuga igiswahili di reka abantu muherereye mu murenge wa Ngororero, by'umwihariko mu karere ka Ngororero, mwese ewana nabateye yambu, mwese nizere ko mumeze neza cyane. Tugana ku isaha ya nyuma y'ikiganiro cyacu Baduka Nibakwe, tugeze ku isaha y'isa 12:13 muri studio za radio Huguka, ndetse no ku masaha mufite aho ngaho mu matelefone yanyu cyangwa se mwambaye ku kaboko hoya. Ariko nako muri iki gitondo subo wakwambara isaha abantu bakiryamye, sinzi nako isaha mufite iyo ariyo yose. Nizere ko mufite isaha imwe nk'iyo nanjye mfite, saa 12:13, agataho mu kanya ku isaha y'isa 12:30 hano ku murongo w'ijana na 5.9 FM radio Huguka. Muraba mukurikirana amakuru ku buryo burambuye, n'amakuru aragenda yibanda ku bintu by'ingenzi bigiye bitandukanye, haba hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, yaba ku mugabane wa Afurika, yaba ku mugabane w'Iburayi, ndetse n'indi migabane nabashije kuvuga hirya no hino mu isi muri rusange. Icyo nababwira cyo ngo hariya muri Nigeria hari umukobwa rwose ngo nimba yitwa ngo Ifunanya Nwengene. Umukobwa yajoni ngo yagize gutya rwose yiryamiye, hashize aciyemo iminsi 2 inzoka iraza imuruma ku nkokora, hanyuma birangira ahasize ubuzima kuko yari yamaze kumuteramo ubumara. Ngo ni inzoka rero ngo nimba yitwa Cobra. Rero umukobwa yahise ahasiga ubuzima. Hari umukobwa w'icyamamare muri Nigeria, akaba yaramenyekanye mu gitaramo igihe bita Rihanna yazaga hariya mu gihugu cya Nigeria, ubundi akaririmba indirimbo ya Rihanna. Urumva ko yari amaze kuba umusitari, akaba rero yaravuye mu mubiri. Nizere ko namwe ibintu byose bijyanye n'ibyo mukomeje kubyirinda, yaba icyo cyo kurumwa n'inzoka. Hano hari abantu babona inzoka bakagira ngo ni umuvandimwe wabo di, ujye uyibona ujye uyihungira kure, kuko karaga simba, karaga koko gafite ubumara bukomeye cyane gashobora kugutera, ubundi ubuzima bwawe bukaba bwajya mu kaga. Ngo turabifatikanya n'ibijyanye no kurumwa n'imbwa, byo mumaze kubimenyera, ndetse n'ibindi byinshi cyane ntavuze hano. Radio Huguka bwakeye, wowe bwakeye gute? Nanjye mba nibatuye mvuga ni reka nze ndeba abantu banjye ukuntu bimeze. Bigira Imana batsinda Kigali. Okay, hano ni sawa cyane. Kigali bwakeye gute? Okay, uri kujya mu kazi? Okay.
urakoze. Mm. Umutesi. Okay. Asante sana. Urakoze cyane nawe bikubera uko muvandi. Ati umutesi Amin de Jeune nizere ko izakugushimisha. Hagati aho namwe muze guhaha muronke bavandi. Abantu mugiye guhaha rwose muze guhaha muronke kandi ibyo mwifuza Imana ize guhaza ibyifuzo byanyu kuri uyu munsi. Radio Gukalo. Yes, Radio Gukalo. Yego Pierre. Gashora Bugesera. Byari byanze ariko finally birabaye. Wana nyuzamo. Yego. Asante sana. Mukamurenzi. Mukoga nkunda. Okay. Ati nyuma y'amakuru ze kunta w'indirimbo yita Mukamurenzi. Mukamurenzi mukobwa nkunda. Asiyo ngiyo se. Abantu mutari muzi ko nzi kuririmba nizere ko muhise mubyemeza muri aka ka. Nta kibazo yimbwire ndibuze kuyigusigira mu bwari wowe. Oya ntago mugendana. Oya ndahita nyisigamo inyuma y'iyi we humura gusa bindekere. Bantu mugani wacu. Sawa asante sana kandi uze kugira akazi keza pame. Sawa. Ni nuko nsoje bijyanye no kwitaba telefone ubutumwa bugufi bw'uyu munsi nabaye mburetse kubera ikibazo kiri tekinike ariko nibiza gukunda rwose mukanya kwisa saa 1:20 ndibuze kubusoma bwose uko bwakabaye ntago ndibuze kubagenda nagataho tugeze ku isaha 12:20 hano muri studio za Radio Guka mukanya kwisaha y'isa 1:20 ndibuze kugaruka muri topic of the day cyangwa se ingingo y'umunsi mfite ibintu biryoshe bishishikaje kandi ukeneye kumva kugira ngo hagire icyo bikungura muri wowe kandi nizere ko ndibuze kugusanga muri iyi mirongo mbere yaho gato ku isaha 12:30 n'amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda ku buryo burambuye nge nitwa Daniel niyo nkuru reka nizere ko mukanya ku isaha y'isa 1:20 nza kubasanga kuri uyu murongo 105.9 FM hagati abantu mufite ubukwe cyangwa se mugize ubukwe muri iyi minsi reka mbatura aka karirimbo haraje uwo nakunze kaze kubashimisha.